Yes, nongeye kubasuhuza inshuti za Garawan TV abakomeje gukurikirana ibiganiro byacu ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro Garawan Sports. Komeza kubashimira uburyo mukomeje gukora subscribe mudutera inkunga mu buryo butandukanye. Ubwo rero reka dutangira amakuru ari bwibande ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Nabonye mu Rwanda AS Kigali yahinduye logo, turaza kubiganiraho turebe iyo logo imeze gute. Kiyovu Sport nayo mu bakinnyi birukanwe hatangiye kugaragaramo abari kureka amafaranga yabo batahawe. Turaza kubiganiraho ndetse n'ibindi bitandukanye mu Rwanda, aho umukinnyi Kwiza Olivier ashobora kwisanga muri Yanga yagarutse mu kibuga nubwo mu minsi ishize yari yasezeye. Hanyuma hanze turavuga kuri Sekafa y'abatarengeje imyaka 23, turabiganiraho. Hanyuma kandi turongera tuganire kuri imikino ya Olympique, bamwe batangiye gutaha abandi bagumamo. Turaza tubiganireho n'amatransferi Burayi ndetse n'imikino ya gishuti. Ubwo ndaje ni ngewe Allen Yves na Cisse project yarambuye mu kanya. Yes, ubwo rero tukaba tugiye gutangira amakuru. Cisse umeze ute? Bisawa cyane nta kibazo. Nabonye muri Kiyovu byakomeye niho tugiye guhera. Nabonye iyo byageze naho abatetsi abakora ku kibuga nabo bari kurekana amafaranga, ibintu biba byakomeye. Hari bamwatatse ko harabo yirukanye atishyuye. Buriya rero ngiye nari nzi ko ari abakinnyi 15 gusa, ko bari bazi Kiyovu yirukanye abakinnyi 15. Ngira ngo n'abakinnyi gusa, ngira ngo abandi bantu bo muri staff abo bateka n'abakinnyi ntago bizabagera. Nabo rero bateye ijambo hejuru bavuga ati amafaranga tutarakeneye. Ubwo muri nta no kutakishira abakozi kandi barabakoreye hafi umwaka urenga. Nta nubwo buriya ntago waba wishyuye utarishyuye abantu bateka bagira gutengwa abakinnyi be barabishyuye. None warangiza ngo baharize leta ewana abakinnyi bo buriya ushobora gusanga ari na bose nuko bamwe bicike. barimo benshi gusa. Ubwo rero icyo twagira Kiyovu ne bagire gutya babishyura amafaranga yabo, ibintu bitaragira ngo bigere muri FIFA barinde ubwo bakuraho n'amanota batandukanye neza bibere ku mahoro. Kuko nta muntu udakenerwa muri football. Nibyo kabisa. Uyu munsi mwatandukana ejo mukongera mukagarukamo nta kibazo, ibintu bigakomeza. Hanyuma ubwo reka Kiyovu twe kwitinda kuko buriya bari bubishyure nta mpamvu, kuko ntago wakwirukana umukozi wakoze amuha amafaranga. Hanyuma ikindi tugiye gukurikiza, nabonye AS Kigali isa nkaho yahinduye logo. Ni logo nkuko mubibona, ni logo nziza kabisa, ubona ko irimo amabara ngira ngo convention niyo bashizeho ikirango umujyi wa Kigali. Bakuyemo ya misozi convention ubundi buriya niranga umujyi wa Kigali. urabona bashyizemo City Tower kanywere urabona inkigi y'ipari niyo munara upresenta ipari, sibyo? No muri Kigali naho umuntu wese muri Kigali abaje kureba convention niki. Ngewe na prefera City Tower. Kuko iyo kigera muri Kigali nta kindi kintu ubona. Buriya City Tower nta kurya yindi gira ku buryo yaringa convention iyo gize ku mugoroba ikwereka ikosora ikintu cyose. Iyo nukuvuga ngo amatara yayo baya programa bitewe n'igikorwa runaka kiri mu gihugu. Nkunda kubona idarapo cyane idarapo cyane uzarebe nk'igihe wuje no ariko na City Tower bashatse babikora, kuko nayo twabonye ko byasaba kongera kuyubaka bushyashya ukabona bitwaye igihe. Gusa convention urabona ko imeze neza mu mabara y'ubururu ntago twayiburana. Nibyo kabisa, urabona ko harimo imigongo, harimo amabara y'ubururu cyane yiganjemo akantu k'agahondo by'amabara bambara. Ikindi nabonye harimo umwaka 1999 umwaka se niwo 1999 kuko amakipe menshi akunda kuba afite logo bitewe n'igihe yashinzwe. Nase buriya tuvuze ko ari ikigiye ya Asigari byanze bikunze buriya nibwo yashinzwe. Ntago baba babyibeshye, buriya nibwo yashinzwe. Yes, gusa n'akargo keza yakubonye Kigali cyane, kuko ngiye ubusanzwe nta logo yabo ntago nari nyizi cyane. Ubwo rero iyo nkuru niyo ikiri muri Kiyovu. Hanyuma nabonye mu Rwanda Kwizera Olivier ashobora kugira gutya akisanga ngo yagarutse mu mupira w'amaguru. Yes, ni Kwizera Olivier yari yaseze. Ni Kwizera Olivier abantu benshi bandika ku hashtag yabo please garuka. Buriya nayo wasanga yabyumvishe akagaruka, ariko baranamugira inama buriya agomba kuba umuntu w'umugabo. Kabati hasi kuki abantu bose mbatesha umutwe gutya nkaba ntahindura icyemezo cyanyacyo gituma abantu bose byibuza magera. Gusa muri Yanga aravugwamo Kwizera Olivier. Yego, kuba yajyamo kuri 35 kuko no muri Gor Mahia yavugwagamo. Gusa Gor Mahia yaraje ishyira amafaranga ku meza. Kwizera aravuga ati umupira narawuretse. Ubwo wasanga barabaritse bavuga ati buriya
ntabwo bimeze neza bakava muri deal bakayivamo noneho Yanga yagarutse no sasa Yanga reka dutegereze nta kibazo Yanga turebe ko yo izatuma agaruka mu mupira byawe n'ibintu byo kwishimirwa kuko ntabwo umuzamu w'imyaka 25 ntabwo byumvikana uburyo yareka babonye bagufone baracyakina ku myaka 42 n'itatu kurumva rero ntabwo kwizera ari we kwizera ntabwo ari we watuma nyine wakwemera ko kariyeri itakara kuriya kandi aracyari muto aracyafite igihe biriya byanakoze ni ibintu bibaho kuko ni Burayi yagize amahirwe ntiyanahagarikwa twarabonye babonana barahagaritse kandi mu kwa 9 mu kwa 11 hazagera yongera agaruka kine ubwo nawe ni ibintu bisanzwe azongera agaruke akine acyari muto twizeye ko kandi n'amakosa yajyaga akora amato n'amateo mu kibuga zaba yarahinduye ibintu bigakomeza bikagenda neza simwitegaho ibyiza byinshi mu gihe agarutse mu kibuga cyane rwose nanjye niko mbyiteze hanyuma ubwo niba nta yindi nkuru twasa nkaho tugiye mu karere ariko tuvuga kuri Kagere Meddy byavugwaga ko ashobora kuza mu ikipe ya APR yanjye mushaka azamye mushaka APR yashatse Kagere Meddy igihe kinini ariko buriya Kagere ni umuntu akoze deal ye atuje Kagere nyuma y'uko Gomez ahageze Didier Gomez nk'umutoza nyuma y'icyumweru nawe yasasinya contrat nora atabwira abayobozi ba Simba ati babigira ibanga no kuvuga ngo yari yarasinye contrat babigira ibanga twese amasezerano yagiye abantu bazi ngo we ntago arasinya ngo contrat yararangiye nyamara w'abandi contrat ayiryamyeho ariko se nanjye buriya nibazaga y'imyaka 2 naravugaga nti ni gute Simba yego turi kumubona kenshi asimbura ntago abanzamo tutezamo abo banzamo bafite ibiteko 17 18 16 ntago bajya barenga Kagera mu gihe asimbura ubu waruzi ko atsinze ibitego 13 kandi ari umusimbura ubwo wakwibaza uti umukinnyi nimba asimbura agasinda ibitego bingana gutyo ubundi gute wamutakaza nyamara Gomez ntago amwiyumva ariko ntago Gomez ni nayo mpamvu Kagere naguseze kuko ni nayo mpamvu nyuma bagiye kugenda nyuma yo contrat ayisinye Kagere yanditse ni lettre isesa contrat nta mwanya bara muri Simba kubera iki Gomez ntago mu mwanya ugaragara byo nkuko bigaragara ariko se ubanzamo nta murusha gukina icyo nicyo tubanza kureba ashobora yamurusha wenda tugende ku myaka kuko umusaruro kukurusha tugende ku myaka ashobora yamurusha ko buriya performance mu kibuga Kagere nawe yakina nawe arakina rwose nabibona ko yamutuvuga ko afite ibitego 11 mu mikino kandi umusimbura bivuze ko rero arimo sinzi ubwo rero reka turebe ino sezo kuko hari abakinnyi benshi babataka bagiye kugenda gusa bivuze ko na Yanga na Zamu nabyo bimuriho nazo zamushaka ashobora kubona ajyanye na Haji Manara muri Yanga ntago ariko Haji Manara ntago Manara wabona agiye muri Yanga nyamara nako n'ubusanzwe asanzwe ari umufana wa Simba rega buriya Manara rega buriya akazi bitandukanye n'abanga mutima yawe ufite reka turebe Yanga imakazi yaba ikongera amafaranga ya Simba muhezaga reka turebe reka dutegereze turebe ariko byo wamugani byanaba kuko umupira ntago ari intambara nta akazi gahura n'icyo ukunda akazi gakora neza n'ibindi nabyo nyine ugakomeza ukabikunda Simba wayitsinda uyikunda ibyo nta kibitangaza cyaba kirimo ubwo nuko ngo iyo ni APR twa turimo ubwo ivuye muri APR tayari tujya muri Rayon Sport wikubita muri mu cyawe Rayon Sport ibiye byose Rayon Sport kivugwamo ni saga ya Blaise ni shimwe Blaise mungu wa Matesi wa mukinnyi wari umaze igihe mu minsi yashize ariya ngo bamutumye atirishiriza nko nyamara we ashaka kujya muri APR byanga byakunda ashaka kujya muri APR yego ko byagenze kunzi yosabirazamo amafaranga ko byagenze Blaise uyu munsi mu ijoro rya cyane nibwo banditse lettre isesa contrat na Rayon Sport bitewe n'iki nyuma y'amezi 7 adabwa amafaranga yiwe bamusigayemo miliyoni 2.5 amafaranga menshi yasinyaga contrat yego yasinya contrat kuri recruitment yiwe noneho we areba ati nyuma y'amezi 7 nisho amafaranga yanjye miliyoni 2.5 atavuga ati contrat isesa nyuma yaho yari yazi kubana na deadline n'iminsi 15 ababwira ati mu minsi 15 mugomba kuba mwampa amafaranga yanjye cyangwa se tugaseza amasezerano cyangwa bikagenda bite bagenda ku ngingo iri muri contrat ingingo ya 6 niko ibivuga urumva ubwo rero iyo lettre yayisohoye iyo minsi rero izarangira byari cyangwa iyo minsi yararangiye ubundi amezi 7 ubundi byo ko yakabye ko yarishiye mu kwa 12 ku mwaka wa 2020 yego ntibyabaye aravuga ati ikipe na girita yari ubwo muri bagiye n'igice barazibuza ubwo bivuze ngo Blaise we ikimurimo ni APR ubwo muri make arimo aravuga ati ibyo twumvikanye ntimwabikoze ntago babikoze yose hari ikintu kimwe ntari kumva neza
ko mu minsi ishize EPR yari yavuze ko yafunze imiryango nasesa amasezerano arajya muri AS Kigali cyangwa APR irongera yisubireho imusinyisha. ariko kankwereke shampiyona kuva itaratangira nuko kavuga mu ikipe ya oya nta nubwo kugura no kugurisha ntabwo birarangira. APR ikunda niyo bisa n'isaha twafunze naho ndi tuzongera niyo bisa n'isaha yakuye mu mukinnyi isa n'isaha niyo mpamvu na Breza nawe ashaka kujya muri APR akajya kuri kare gatebe nunge ngo Breza avuye muri Rayon aho yabara umwanya uhagije ngagiye muri APR ngazakina ko muri APR nta nteka ko hakina yakicaza uriya muhungu uroboneka cyangwa se ko yamwicaza cyangwa se kimwe no kwanamushyira ku 10 kimwe no kwanamushyira imbere yabo ku 10. Okay, ubwo Jabera akajya ku ruhande kuri karindwi nabyo byashoboka kuri karindwi Jabera byashoboka ibyo nabyo byakunda ariko ubwo byaterwa nuko umutoza byumva cyangwa iki kimwe nuko ashobora kujya muri APR nsigaye mbona abakinnyi benshi muri iyi minsi hari abakinnyi gusa ariko simumya ko ahisemo neza kujya muri APR buriya irafite umwanya horo muri Rayon Sport. Oya ngewe ari mu bakinnyi Masudi yaje kubakiraho umwaka utaha ngende no mugira inama niyo yava muri niyo yajya muri APR hari ukuntu usinya amasezerano ukavuga uti nimba nsinya amasezerano mu mikino tuzakina urugero 70% ngomba kwigaragaramo aho ngaho bo bashoboye ibyo ngibyo mu Rwanda bwaragerwaho birahaba mu Rwanda kuko niyo mugabo Claude contrat ari businye muri APR nako ubu ngubu ntabwo twavuga ngo azayisinya cyangwa uyu mudefenseur wawe kuri gatatu mangwe nde nagenda n'uzakina gatatu nahaguma iyo cross irimo umva nkubwire nanyo kubwira nti mangwe nde nagenda n'uzakina gatatu APR nahaguma ashobora gutizwa muri AS Kigali nadatizwa muri AS Kigali akaguma muri APR iyo cross ndabizi neza ko mu bintu yabwiye contrat ngo yavuze ko kontra zabivuga ngo nyine igihe azaba hari ariko atatijwe no muri AS Kigali yavuze nzasinya muri APR ko bambwiye ko 70% by'imikino ngomba kubigaragaramo. Ubwo nimba bazajya bamukinisha Mangwe ndakicara nimba bazajya bamukinisha ntabwo byakunda rimwe cyangwa 7 twarabibonye ariko Mangwe ni umukino ukomeye wafatwa twarabibonye ariko Claude hari igihe bajya bamushyira 7 cyangwa 11 Mangwe match menshi wagiye umubona reka kamwereka buri ari cyo utabona Mangwe na nura mwana ukina kuri kabiri uriya fitira umurengi n'abakinnyi ndakorwa muri APR birashoboka sibyo ariko twagiye Claude ugira gutyo ashaka gushyira kontra ukabona ntago nundi iyo ashaka ntayibonye kubera iki n'abakinnyi bafatisha ku myanya yabo n'imbere ku ruhande imbere yawe yakina kuri 11 agiye akina neza cyane wenda gutyo match gusa kuri gatatu hari match nyinshi agaragaramo hari match nyinshi ngiye nagiye mubona mu za APR ari gukina kuri 11 yewe na karindwi ahubwo gutyo wenda byashoboka ubwo yasinye nk'umupolivara ntiyasinye ko agiye kugira ngo ukina kuri gatatu ariko wasinye ngo 70% biba ari ibyo nyine hanyuma ubwo tuva mu Rwanda rero hari indi nkuru ivuga bayandike buri abarya bari menge n'abari abasefu uko kakwiye kuva yaje mu washobora kuba ameze neza uwo nka sefu cyangwa yanike cya Jihad ameze neza ko nibo bakina gatandatu dufite ubwo iyo ameze neza ahita ajya mu kibuga ukina ku 8 bikaba ari we bita bibana ikibazo nibyo kabisa kuko tutaragabana kakure haba gatandatu haba 8 haba 10 yahakina hose muri equipe nationale yabanza niyo mpamvu rero mubwira ati kuva yabaye umunyarwanda wanyawe none tayari mu mavubi reka dutegereze niba amavubi ashobora kuzamwitabaza ubwo byaba ari ibintu byiza kuko ntago ari umukinnyi muto arabarusha benshi mu Rwanda rwose twarabibonye. Hanyuma muri Sekafa rero haravugwa iki? Muri Sekafa ikivugwamo naho yabatangeje imyaka 23 mbere yuko finali ziba hari ibintu byo guhatanira imyanya ya 5 ya 6 ya 7 kugeza inyuma aho ngaho. Ejo rero ku munsi w'ejo n'umunsi wabanjirije ejo barakinnye bahatanira imyanya y'inyuma guhera ku mwanya wa 5 kujya ku wa 9. Icyo gihe bakina rero Eritrea yatsinzwe na Uganda 2-1. Uganda iri guhatana imyanya ya 5 kandi Sekafa itangira twavuze ngo iri mu makipe Uganda ukomeye ubundi Uganda na Congo nizo kipe zaje zisa nkaho zikomeye wenda na Tanzania kuko nayo yigeze kugira finali y'abatangeje none ubu ngubu bahatanye imyanya ya 5 kugeza ku 9. Ni ibintu bibabaje ku Bagande ariko ku Bakongomani ho nta nubwo byantungura cyane. Kongo ntago tuyizi mu bana ariko sinzi ahantu ikura abakinnyi nimbaruka benshi baba bavukiye i Burayi ugasanga Kongo menya n'ufite imyaka 40 abishatse yakina kandi ugatanga umusaruro cyane rwose kuko njya numva Bokota Kamana buriya nawe
avuga ati bare ni munzane njyewe ndo nk'umunyabiraka. Ari umutoza nigeze kumva ujye umunyisha ku gitego natsinze Bogota ramurusha. Ari umutoza nigeze kumva avuga ngo Bogota ruta uwo mutoza. Wa muntu Bogota no gukose cyane buriya afite imyaka hafi 50 ko bifite impano mu bantu bakura ariko ibyo by'abana ko bibabaza. Ubwo rero tugiye ku iyo tuvuga nayo yatsinzwe na Ethiopia 2-1 n'ubundi niba abana bakobwa bakomeye. Uri umuntu wumva umupira bavuga ngo Ethiopia yatsinze Kongo bavuga ibintu ntago bibaho. Niba abana bakobwa badakomeye n'ubundi. Hanyuma ubwo Karasoma imeze iteye. Tayari Uganda yakoye umwanya wa 5. Umwanya itamerika. Niko navuga. None ikindi Eritrea nayo iri ya 6. Izi imbere ya Kongo. Ni Eritrea noneho ubona ko izi imbere ya Kongo. Hari ukuntu yaje imeze byihuse. Ibyo nabyo biratangaje. Ikindi Ethiopia yakira irushanwa. Ibi ya 7. Ibyo nabyo biba bibabaje ko itari gitezwe itari nibura kimwe cya 4 mu makipe yose cya kabiri kimwe cya kabiri mu makipe 4 biba ari ibintu bibabaje. Noneho ya Kongo twavugaga ibi ya 8 ibanziriza iya nyuma ikaza ari Djibouti nk'ibisanzwe. Djibouti yo ni ibisanzwe nta gitangaje hano iri ku mwanya imerita rwose. Noneho iki twavuga ejo ni finali n'umwanya wa 3. Ejo ni finali n'umwanya wa 3. Nibyo niko bimeze aho finali izahuza Tanzania n'Uburundi. Imbere yaho Sudani y'Epfo yabanje gukura ikibuga bizabyesuranye. Ubwo tuzabagezaho makuru yacu. Umurundi uhabwa amahirwe n'ubundi utwaye no Sekafa. Abarundi ariko bameze neza bakomeye mu bana, umukinnyi mwiza ukina mu Buholandi, ukina hagati mu kibuga, ukinisha akaguru k'imoso, umwana uzi umupira kabisa. Ura mwana umuhanga cyane. Ura umuhanga rero cyane. Dutegereze ushobora kubona bagize gutya bakayitwara iyo Sekafa da. Hanyuma ubwo muri Afrika ndabona nta yindi nkuru isa nkaho ihari. Muri Afrika yindi nkuru twavuga nuko Mico amagara bagane bamugaruye. Mico no munyamadini nk'umutoza Mico buriya ntashobora kubura akazi. Cyane muri East Africa no. Mico buriya ashobora kuba atarya wenyine. Byashoboka gusanga ibihumbi 15 by'amadolari ugasanga afata nka 5 cyangwa 10. Andi hari ahantu yanyuze nyine ariko ubwo nizanjye zo muri Afrika nyine nuko ashobora kuzadutsinda Mico ngira ngo harantu turi kumwe mu matsinda yo gushaka. None se n'iryaro Rwanda batsinze n'ubukombe cy'isi. Usibye itsinzi kandi twaramwirukanye. Usibye itsinzi Rwanda batsinze muri Uganda cyagiye gatete amene ku mutwe. N'iryaro ntabwo turongera gukina nabo. Byaragoranye ku finale Sekafa barakubise abagande. Ni Mico utegejwe byinshi n'ubundi muri Uganda. Dutegereze rero ubwo iyo nkuru ya Mico yo ni ibisanzwe ntago azigera abura akazi. Zambia zamwirukana ze muri Uganda. Natwe rega mu Rwanda ashobora kuzagaruka ntabwo wabimenye cyane rwose ashobora kuzisanga yagarutse. Hanyuma mu mikino rero ya Olympique rero icyo nabonye umukino wa Mexique na South Africa wari umukino mwiza. Mexique itsinda 3-0. Hari n'andi makipe n'umukino wari mwiza wa Mexique na South Africa gusa haje kubonekamo cyane umutuku ku mpande zombi, ariko no umukino ubona South Africa nyine ikina ariko kugembereza bikanga kina neza ariko gutsinda bikayinanira. Hanyuma indi kipe nabonye ni Ubuyapani bwatsinze Ubufaransa buburusha nimba uko buri mu rugo. Ibitego bine byose ni byinshi cyane. Ibitego bine ni byinshi cyane. N'Abafaransa nabo badakomeye mu bana ntago ari abakinnyi bakomeye bazana. Hanyuma ubwo rero imikino ya 1/4 imeze. Espagne izahura na Cote d'Ivoire byo namaze kubibona ku isaa 4 ku munsi wo ku cyumweru saa 4 Espagne abantu bazabaye ku Cote d'Ivoire. Espagne isa nkaho ikomeye kuko abakinnyi benshi harimo nk'abakinnyi 5 bari muri rero. Cote d'Ivoire nayo buriya ni ikipe yoroshye buriya ntago ariko nanone ntago yajyanye yahangamiye Umudage batana ko ikipe itsinda imwe yari itsinda izamuka ikipe iragenda izirika ku Mudage ari tayari birangira Cote d'Ivoire kandi ikomeje. Hanyuma undi mukino zahuza Ubuyapani na Nouvelle-Zélande ku saa 5 no imbere yaho gatoya. Hanyuma Brazil na Egypt. Brazil izahura na Misiri isaa 6 zuzuye. Brazil nayo hano irahabwa amahirwe. Brazil yego mu bana akoyo ibikomeye cyose. Brazil hano ikomeye kuko iki igikombe cyo wajyana cyane arashaka igikombe cya nimba igikombe cya 41. None kindi agakomeza kwandika agahigo koko ari we mukinnyi ku isi ufite ibikombe byinshi mu mupira w'amaguru. None na capitaine hari araho kimukinnyi nibo bayoboye cyane. Gusa umwana wabona ntacyo namwiza kuri Brazil. Hanyuma Korea y'Amajyepfo nayo na Mexique izahura na Mexique nayo ishobora kukure kugakina ariko counter attack zayo ntabwo ihusha ni mwizamu. Umukino wazawasaba tuhavure tugiye Burayi nabonye Rafael Varane
byabaye official noneho Man yemeye ko ari umukinnyi wayo, Real Madrid yemera ko yatandukanye nawe, ubwo igisigaye ni test medicale nagarangira ntagarayikora kuko yari amaze igihe akiri mu myitozo ya Real Madrid ko yari amaze iminsi 3 agezeyo. Ubu rero ategereje mu Bwongereza kuza agakora test medicale, ariko akaba mu mani yuzuye bariya n'ubundi test medicale navuga ko bari nk'umuhango, nuko ari ibintu biba itegeko nyine ko bigomba kuba, ariko ubundi umukinnyi bari muzima. None se umukinnyi yatwaye mondial, ubundi diri yarangiye ari yatwaye Champions League zingahe ngo nta buzima afite? Ntabwo bishoboka. Handi nyuma andi ma transfer rero ari kuvuga ni nayahe ni muri Juve gusinyisha uriya Locatelli umukinnyi wa Sassuolo watwigaragarije nibyo ni mu gikombe cya ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Ubwo rero yabaje mu ikipe n'ubundi yiwabo yatanga n'umusaruro buriya da, ariko mu Butaliyani hashobora kuba hasigaye hari umupira mwiza, kuko nimba wibuka n'iri Argentina yatwaye Copa America ifitemo abakinnyi nka 5 bikinira mu Butaliyani mu makipe ya za Udinese, aruriya ubundi wagiye muri Atletico Madrid. Gusa ni minsi seko umupira usigaye mu Bwongereza no mu Butaliyani cyane, kuko muri rero nibo bakinnyi wabonaga biga abakinnyi kabisa, wabonaga ayikarifiya cyangwa se kagira ukabona nibo bakinnyi bafite gahunda mu mikino. Yes, ubwo rero ikindi ni transfer y'umuzamu Alphonse Areola kuva muri PSG ni ntizanye uriya nawe arayasenga kuko yagiye muri Real yajya n'umwanya yabona, yazengurutse amakipe menshi, ubwo no kumutegereza naho ngaho tukareba ko nta n'umwanya yabona muri PSG hariya kwanza kwa ahantu hari abazamu babiri na nafasi tuzi ko azakibanzamo. Ubwo rero nuko byari bimeze. Undi ni Dani Carvajal imyaka ine muri Real, buriya yongereye amabwo no kongera amasezerano, yigumiye iwabo ni yigumire yiriya amafaranga ya Real, kuko n'umundi nta handi yajya ngo bamuhembe ibyo ahembwa muri Real Madrid. Indi diri twavuga ni Jules Koundé, bivuga ko ashobora kuza kugaragara muri Chelsea, navuye muri Sevilla. Gusa nayo yaba ari diru ubona Jules Koundé muri Chelsea byaba ari sawa. Urebye se okay yaza mu byo kugira ngo Chelsea byibushe squad yayo, ariko ni muri bwa buryo ko ni muri bwa buryo tushaka abashaka abakinnyi biza bakomeye n'usimbuye aze akomeye. Iyi sezo ashobora kutigaragaza neza, ariko itaha Thiago Silva sinkeka ko azakomeza gukina sezo itaha. Thiago Silva byo ni umwaka wonyine ari tarinze umukinnyi w'ubu Jules Koundé urumva yaba yinjiyemo neza agahita akomerezaho bitegura imikino ya Euro ya 2024, urumva yazagera ari umukinnyi ngenderwaho mu Bufaransa. Nibyo kabisa. Yes, ubwo rero nibyo twari dufite, tukomeza kubashimira rero aho twari twabanye, ubwo naho ubutaha mu kiganiro cyacu.